ikintu cyanunguye nasanze muri komenti ubwo ndaza hari kwibashiriraho ngo man ngo nyuma y'imyaka 10 uzabura umuntu udasanzwe ita mvuga ati umuntu ararenze nyine tumva umuntu uri kundeba ubu bintu ndi gukora ako nyine we atangira no kubishiranga nyuma y'imyaka 10 uwo nzaba ndewe ndavuga nyine yatumye nekereza kure nane ndavuga ati nimba uyu munsi bimeze gutya nese nekeza ati wenda umuntu nasoza kwiga nibiki ubwo nyuma y'imyaka 10 bizabimeze ute nyine urumva nawe ni ibintu udahita wumva ukuntu umuntu akuna agahita kubara mu myaka 10 ako arambaza ngo ufite abasubscribers bangaye numva udafite 3,000 wisubirireyo ndavuga ati subo koko nyine confidence ariko man buriya icyawe no hano kijya kanze mbikubwire nyine confidence ndavuga ati reka ndebe ukuntu bimeze nuko maze ngiye kubona mbona mbwira ukuntu channel yawe yitwa ndavuga ati yitwa Step Up TV Show searching akibona abona 3,000 n'abantu babiri baruzuye nakomye amashingo mama reka ngushimire kuri wo dukurikiye impande zose z'igihugu hano ni kuri Step Up TV Show ni wa muhungu wawe n'ubundi ni DJ and Sharp of Thought kabisa nizere kumeze neza kuko nanje meze neza uyu munsi nje kugushimira amashi menshi kabisa ejo bundi mwankoreye bitangaza murabizi ko twe twariyemeje ko tugiye tubaha video back to back duhabaha video tubahindi kugira ngo dukomeze dukore ariko murabizi nko dushaka kujya Step Up ibe global dushaka ko Step Up iva ku rwego rumwe kajya ku rundi hari abakire twe twahuye ubwo mwe iminsi hari abanyakuri bari baraje mu Rwanda nene nagiye kubamurikira projet yanjye no wabonaga natari ndi gukora mwe iminsi cyane ahubwo reka nze bakubite story mbabwire buryo cyumva ibintu mwankoreye nago bibaho buriya ura munsi twuzuza 3,000 umunsi kigora nene nagiye guhura n'umunyakoreya witwa bizina byabo birango nyine nagiye gupresent umushinga wanjye nyine Step Up TV Show ndi kuvuga ukuntu dance supportinga abana nyine just umushinga wanjye bawishimiye none hari stage ebyiri stage ya mbere twari tuyisoje ubwo nyine twe tumaze kuvuga imishinga yacu noneho imishinga yacu abo bayemeye barangije baravuga ati project iyo ifite abantu nimba mwaratangiye hano duhari nk'abatangiye urumva kandi twagiye kugaragaza umushinga nk'abantu batangiye urumva byasabaga ngo ugaragaze proof kandi ubwo iyo turi aho ngaho mu mahugurwa fone tuba twazi bitse n'amamvu nta mafoto yaho mfite wenda ngo nyabashire kuri screen muyarebe ariko nyine ni kwa kundi umuntu aba yihiringa avuga ati Step Up kutureko nyine twava ku rwego rumwe tujya ku rundi nyine abantu ni heza cyane n'abantu bafite impano n'ubundi no mpamvu nkubwira ngo nzagufasha kuko nyine ndi gushaka kujya tubyagure n'imbuzanye impano tube twizeye neza 100% ko impano yawe iri kuva ku rwego rumwe ijya ku rundi umva ngo ukuntu byagenze twe turangije gupresenta projet yacu najya kuvuga buryo ki YouTube channel najya kuvuga uburyo nzajya ninjiza amafaranga nyine nkurikije ukuntu nyinjiza ubu ngenda babwira buryo ki tuzafata urubyiruko nkababwira ukuntu tuzatujya no mu cyaro no tukajyanayo kamera babikunze twe turi batatu n'abandi baniga nawe bafite projet ariko bo nyine nago related kuri entertainment wenda ngo naba mentioninga nkabaha shout out noneho baravuga turese agiye kugaragaza abantu umujene wa mbere nyine agaragaza ukuntu projet yatangiye abantu bagiye bamugana baka service ngenda avuga ati ndabigenza ute vuga ati ubwo haba haje uwari umugabo hano umugabo nawe wundi we no mu kiye gihugu ntabwo nibuke gihugu neza yaturukagamo waraza aravuga ati hano harimo umuntu ufite projet related kuri social media ati yego baravuga ati nimba ari umuntu ufite projet related kuri social media agomba guhitamo social media focusinzeho akatwereka base abantu 2,500 kuzamura cyangwa 3,000 ubwo natabirengana agaharenga ku phase kandi nubwo phase twe tugiye kujyamo nubwo twe tugiye guhura n'abakire noneho byanyabyo tukaganira tukara ko nyine baduha no kwibyo bicerito none ibintu byabaye nagashya nagize gutya telefone sinari nyifite kandi ni navuye mu rugo mfite abasabu 2,900 gutyo 60
ndavuga ati se kari ryaramyaka 3,000 ndabigenza kuko nyine numva yavugaga afuka sinze ku 3,000. Abambere barinjira mbona umwe avuyemo ubwo hasigaye umwe nanjye. Umwe yinjiye mbona birakunze ubwo njye nari ndi ku mwanya wa nyuma. Noneho ikintu cyakurikiyeho nagize gutya nanjye ndinjira. Bampasa nyine no mu Cyongereza nabwo ati twiga Icyongereza nyine numva ku Cyongereza ndi muke guhuza Icyongereza wapi. Noneho nyine wo mu icyo gihugu yavugaga Icyongereza kitari kumvikana arambaza ngo ufite abasubscribers bangahe numva udafite 3,000 wisubirireyo. Ndavuga ati subu koko nyine confidence ariko man buriya icyawe n'ahantu kijya kanze mbikubwire nyine confidence ndavuga ati reka ndebe ukuntu bimeze. Nuko maze ngiye kubona mbona afashe telefone tablet yari afite aravuga ati channel yawe yitwa ngo iki nyine aho yarambaje ngano focusinze ni nambwa ati ngiye focus yanjye ni kuri YouTube. Abafashe noza ajya kuri YouTube baranje arambwira ati mbwira ukuntu channel yawe yitwa. Ndavuga ati yitwa Step Up TV Show. Arayisearching akibona abona 3,000 n'abantu 2 baruzuye. Nakomya amashi nkoma amashi ndavuga ati ahitavuga ati you are here urarenze. Bwati shiramo agatege arambaza ngo channel yawe iri monetize. Ndamubwira ngo iri monetize usibye wenda ko ari tubazo tuba twaragiye tuzamo ariko nyine channel yanjye imeze neza. Nyine ubwo hita musobanurira ahitavuga turarenze wowe komeza ukore cyane. Nyine ubwo urumva n'akantu yamaye ariko namwe murabizi nyine muri abantu banje mwe muzansaza. No mpamvu mwabanye video yagiyeho isa nkaho itari related. Ira video ni video rena napfuye gufata nyine bira nyine abahungu banje bakimara kubona ko 3,000 byuzuye bahise baza barabashimira ariko nanjye nibwo nje ngo mbashimire hano ndahagurutse muri studio manze bakomera amashi. Mwebwe umva murarenze mwebwe ibintu mwankoreye. Uriya munsi naravuze ati man buriya abantu nta kintu buriya nyine tu uzige kubana abantu buriya nubwo wenda sinjya nkunda kwereka abantu uko mbitayeho cyane cyangwa iki ariko nyine mba mbubaha ibintu munkorera kuri mwe mushobora kuba mubyita bitariko kuri njye bihindura ubuzima bwanjye. Umunsi ku wundi ubuzima bwanjye buhinduka kubera wewe wakanze subscribe ntabwo wabyumva ariko nyine ubuzima bwanjye uko bwishe nuko bukeye bugenda buhinduka kubera wowe kanze ngushimire mbonereho ngushimire respect kuri wowe kandi umunsi umwe ndabizi ko nawe uzaba wishimye kubera njye kandi ari gihe tuzahura bino bintu nkorera nanjye nkaba nabikwitura. Wamenya nawe nimba ufite projet ushaka ko yatera imbere nawe nkubwira ngo uzajye uza wikitinya ngo nuburi kumwe n'umuhungu wawe genda kujya ngufashe ubwo projet yacu dutegereje ko yaba passe wenda ikaba yatangira gushogwa amafaranga cyaze banyemereye n'ibindi banyemereye ku ruhande muziye kujya mubona nyine muraza kubona impinduka kuko biragenda biza umunsi ku wundi ariko nyine ibyo nababwira mwarakoze kabisa. Imana igikomeza ibandindire kuri Step Up TV Show iyi ni televiziyo yanyu. None kanze mbabwira akantu kanyuma buriya uko waba wishimye kose hari abantu baba babaye man. Ngewe achievement nyinshi mba nagezeho iyo nzigezeho nkunda kwa niyambariye nka jump. Impamvu nkunda kwambara jump nyine just uko haba ahantu hashyushye kose byanga byakunda hari abantu baba bafite imbeho. Rero uko nawe waba wishimye kose icyo waba wagezeho cyose hari abantu mani baba babaye cyane cyane banaturuka mu cyaro turabizi nyine yubona numva nawe ubona hari ikintu wagezeho jya wibuka abagenzi bawe ku buryo wanabafasha. Iyo ndi kubona umupeti nimba Heaven Foundation yize simbizi nabanye ibintu yakoreye abana ndavuga ati cyaza abantu mani hari abantu baba batekereza ku bandi nawe kuri duke twawe ntago ukeneye bya mirenge gusa niyo yaba nta kintu bakora ubyumva ko ari abantu babayeho nabi ubyumva ko ari abantu bababaye bakeneye support yawe uhora ukora ureba ko hari ikintu wabafasha kandi mubwira ngo thank you murira share kubajama bawe mwandira agasubscribe n'agasubscribe kikomereza wabona ukundi ibyo nkora ukagaruka ukareba video zanjye kandi ndabizi rimwe nzaguha ibidasanzwe cyaze bamwita Rene Fabrice shout out kuri wowe man
ejo bundi yarantunguye, ejo bundi nyine bashyiraho iyo posite y'ibihumbi 3 nasohotse nsohoka aho ngaho nagiye nasanze yagiyeho. Ikintu cyantunguye nasanze muri komenti, ubwo ndaza hari kwibashiriraho ngo mani ngo nyuma y'imyaka 10 uzabura umuntu udasanzwe. Hita mvuga ati uyu muntu ararenze, nyine tumva umuntu uri kundeba ubu bintu ndi gukora, ariko nyine we atangira no kubishiranga nyuma y'imyaka 10 uwo nzaba ndiwe. Ndavuga nyine yatumye nekereza kure, nanjye ndavuga ati nimba uyu munsi bimeze gutya nese nekeza ati wenda umuntu nasoza kwiga n'ibiki, ubwo nyuma y'imyaka 10 bizaba bimeze ute. Nyine urumva nawe ni ibintu udahita wumva ukuntu umuntu akunda agahita kubara mu myaka 10, ariko nyine projet ziri long run. Uyu munsi nshobora kuba nyine nkuha ibintu utishimiye cyangwa iki, ariko icyo nzi neza 100% ikintu nawe kwizeza, mbikwizeze hano imbere ya kamera, usibye ko ntabwo uyu munsi turibuze kubashiraho video, ariko ikintu mwizeza imbere ya kamera, umunsi umwe uzaba umwe, njyewe nzaba nawe ngushimisha uvuga ati uyu ni wa muhungu wanjye. Ahubwo ikintu kizagushimisha ni ukujya uvuga ati uyu wa mujama sejo bundi asanzwe mani ngo reba hanageze. Icyo kintu ndabizi kizagushimisha. Wowe icyo ngusaba wicika intege, stay tuned. Icyo nkubwira komeza sharing ku bajama bawe gake witonze, ubinkorere gutyo gusa, kuko uyu munsi icyo nagezeho, icyo ejo ahantu mwanambukije ejo bundi ninjira aho hantu n'ahandi nzahinjira kubera wowe. Kuri wowe ubyitabita, ariko kuri twe bihindura ubuzima. Kandi nongere ngukomera amashyi nkubwira ngo thank you urakoze. Stay tuned, mukanya tugiye kujya muri step up news, ntuze gucirwa. Thank you.